gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kura amahoro nkuko bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Twakiriye abantu muri Amerika, abari muri Aziya, muri Europe, Australia, Afrika, abari mu Rwanda no mu Burundi. Tubabwira ngo Imana ibaho umugisha guhitamo gusenga everyday. Abantu mutarakanda subscribe, mukande subscribe, mukore share canke s'abone canke mukore partage. Tubashimira nkuko murane kuri kamera gusenga everyday. Turi kumwe na Dogiteri Pasiteri Mpazibirego. Turagusuhuje Dogiteri. Imana iguhe umugisha, kaze ukomezeho n'inyigisho ibihe birindwi Imana yageneye isi. Tekereza ko uyu munsi ugeze ku gice cya gatandatu, igihe cy'ubuntu. Kaze Dogiteri. Imana yageneye isi ibihe birindwi, kandi twaganiriye ko umugambi w'Imana ko ari uwo guhembura. Kuva umwana w'umuntu amaze kugwa mu cyaha, Imana yabereyeho gusa guhembura, ariko kuko kutumvira k'umwana w'umuntu bituma umuntu akomeza guhenebera kugeza igihe cy'imperuka umuntu yanze kubaha Imana. Tugiye gusoma muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 17 tubwira ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 10 igice cya mbere umurongo wa 17 haravuga ngo, kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri niko bisobanura ngo byazanywe na Yesu Kristo. Tugeze ku gihe cya gatandatu cyitwa igihe cy'ubuntu. Twaganira igihe cy'ubuziranenge uko abantu bari babayeho, tuganira igihe cy'umutimanama uko abantu bari babayeho, tuganira igihe cy'ubutegetsi bw'abantu uko abantu bari babayeho, tuganira igihe cy'amasezerano uko abantu bari babayeho, tuganira ku gihe cy'amategeko uko abantu bari babayeho. None tugiye kwinjira mu gihe cy'ubuntu uko tubayeho uyu munsi wa none. Igihe cy'ubuziranenge kuva Imana yarema kugeza kuri icyaha cya Adamu, kuva ku cyaha cya Adamu kugeza mu gihe cy'umwuzure cya Nowa, kuva ku gihe cy'umwuzure kugera ku gihe cya Aburahamu, kuva ku gihe cya Aburahamu kugeza ku gihe cya Mose, kuva ku gihe cya Mose kugera ku gihe cya Kristo. Nibyo tumaze iminsi turi kwiga uko babayeho. Ubu tugeze mu gihe cya Kristo kugeza ku ngoma y'imyaka 1000. Amategeko yatanzwe na Mose. Ijambo ry'Imana mu Kuva igice cya 20 umurongo wa mbere twumvise uko Imana yateranije Abisirayeli igiye kubaha amategeko. Ayo mategeko itoranya umugaragu wayo Mose. Uwo Mose rero yarambeze nk'umucunguzi mu Bisirayeli, kuko Egiputa bari bavuyemo yashushanyaga isi y'ibyaha. Farawo agashushanya Satani, Mose agashushanya umucunguzi. Kanani y'isi, Palestine igashushanya ijuru. Noneho rero bari Abisirayeli bari kuva mu isi y'ibyaha bari kuja muri Kanani y'isi, ariryo byashushanyaga ijuru. Ariko ibyo byose byari ukuri kw'igicucu cyari kigiye kuzahishurwa mu isezerano risha. Amategeko ratangwa na Mose Abisirayeli, ariko ubuntu n'ukuri byo bizanwa na Kristo Yesu. Amategeko rero mu Baheburayo ibice 8 umurongo wa 7 haravuga ngo, yabaye rya sezerano rya mbere ryarinonosoye, ntabwo haje kuba ngombwa ngo hashakwe irindi. Bisobanura ngo icyatumye igihe cy'ubuntu gitegurwa nuko igihe cy'amategeko kicatabashije gutunganya umuntu. Nizo mpamvu mu Bagalatiya hariya 4 umurongo wa 4 aravuga ngo ariko igihe gikwiye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore, wavutse atwarwa n'amategeko, kugira ngo acungure twe abatwarwa nayo, biduheshe kuba abana b'Imana. Ubwo amategeko ntabwo yabashije gutunganya umuntu ko atinonoseye ngo umuntu atungane nk'uko Imana yabishakaga, ahubwo umuntu arushaho kugoma, ariko Imana irongera imushakira umuteguro mwiza wo kugira ngo noneho
imana ubwayo yihindure umuntu, kuko Yesu Kristo ni imana yigize umuntu, kugira ngo noneho yikorere ya mibiri y'abantu y'icyaha, abashe gucungura ba bandi bakoze ibyaha, kandi nawe avukiye muri ya mategeko atarabashe gutunganya umuntu, noneho namara gucungura abatwarwa nayo, bikaduhesha kwitwa abana b'Imana. Ntabwo Yesu Kristo nubwo yavutse mu muryango w'Abayuda, n'uwo mu muryango wa Yuda, ntabwo yaziye gucungura Abayuda gusa, ahubwo yaje gucungura amahanga yose, abamwemeye bose. Nizo mpamvu Yohana igice cya 1:12 haravuga ngo ariko abamwemeye bose bakizera izina rye, abo niyo bahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Twabaye abana b'Imana kubwo isezerano, kuko twese turi abana ba Aburahamu kubw'isezerano. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abana b'Imana si ababyawe na Isaka ku mubiri, ahubwo ni abana ba Aburahamu kubw'isezerano. Ubwo abaheshejwe kwitwa abana b'Imana ni abo mu mahanga yose, n'Abayuda bamwemeye, abo bose bahinduka abana b'Imana. Mu byakozwe n'intumwa rero ibice hariya 10 ku murongo wa 34, nizo mpamvu Petero avuga ati noneho menye neza ko mu mahanga yose Imana itarobanura ku butoni, ahubwo uyemera akubaha izina ryayo iramwemera. Tuhasome ibyakozwe n'intumwa ibice 10 umurongo wa 34 twumva uko havuga. Ibyakozwe n'intumwa ibice 10 umurongo wa 34 aratubwira hati, ibyakozwe n'intumwa 10 aravuga ngo Petero aterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Bisobanura ngo abana ba Aburahamu ni abana ba Aburahamu, ni abemeye Yesu Kristo bamara bakizera. Noneho Abaroma igice cya 3 umurongo wa 23 kugeza 24 haravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Abantu bose baracumuye, abantu bose bakoze ibyaha, ntabwo bashikiye ubwiza bw'Imana. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo dutsindishirizwa n'ubuntu ibudihereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo umwami wacu. Imana ibiduhereye ubusa nta kiguzi, kuko imirimo ntabwo yabashije gutsindishiriza abantu. Yabaye imirimo yarabashije gutsindirisha abantu ariyo yategekwaga n'amategeko. Ntabwo ubuntu bwo muri Yesu Kristo bwari kwitwa ubuntu, ahubwo cyari kwitwa ikiguzi. Nizo mpamvu ubuntu ni ubuntu. Ubuntu rero buhinduka ubuntu iyo Imana ibutanze bitanyuze mu giciro, ahubwo bitaguzwe. Nibwo buntu bw'Imana Yesu Kristo yazanye. Noneho aba Efeso 2:8-9 haravuga ngo twatsindishirizwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntabwo byavuye kuri twe, ahubwo ni impano y'Imana, kugira ngo hatagira uwihimbaza. Nta nubwo byavuye no ku mirimo twakoze, ahubwo byavuye ku buntu bw'Imana, kugira ngo hatagira n'umwe wabasha kwihimbaza. Bisobanura ngo agakiza Yesu Kristo yazanye n'ak'ubuntu. Ibyo byose byari umugambi wo guhembura. Nubwo Yesu Kristo yaje mu bye, ariko abe bose ntabwo bamwemeye. Ariko ijambo ry'Imana rifite amasezerano ngo abamwemeye bose bakize izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ni umugambi w'Imana wo guhembura umuntu kugira ngo agere ku gukiranuka, kuko Yesu Kristo niwe utanga gukiranuka kw'iteka. Abandi baragerageje birananirana. Igihe cy'ubuziranenge abantu bari bameze neza, ariko baza gushukika bakora icyaha. Igihe cy'umutimanama barashukika bakora ibyaha. Igihe cy'ubutegetsi bw'abantu bakora ibyaha. Igihe cy'amasezerano bakora ibyaha. Igihe cy'amategeko, y'amategeko ntibayitwaza ngo abashe gutunganya, ahubwo barayitwaza kugira ngo hubwo abicishe. Hariya usomye mu Baroma hariya ku murongo wa 2 ku bice 7 umurongo wa 10 haravuga ngo
amategeko niyo ahesha abantu kumenya ibyaha, ariko itegeko rimaze kuza none ibyaha ahubwo bigira imbaraga, aribyo bituma bizana none ahubwo urupfu ku mwana w'umuntu. Ariko Abaroma 5:13 aravuga ngo kuva kuri Adamu ukageza kuri Mose icyaha cyahozeho, ariko ntawe cyabazweho amategeko adahari. Nizo mpamvu amategeko aduhesha kumenya icyaha. Amategeko rero yamaze kumenya iki cyaha, habasigaye noneho kwegera Yesu Kristo kugira ngo ya mategeko asohorere muri we. Amategeko amenyesha icyaha, ariko ntabwo atunganije umuntu, ahubwo abantu bayakoresheje kwica. Nizo mpamvu Yesu Kristo yabonye ko abantu bagiye kumarana, uwasambanye akicwa, uwakoze ku isabato akicwa, uwibye akicwa. Ariko Yesu Kristo aravuga ngo utagira imbabazi ntabwo azababarirwa mu rubanza, kuko imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Ni ukuvuga ngo umunyembabazi aruta umunyamategeko. Nizo mpamvu Kristo aruta Mose, nk'uko icyubahiro cy'umwubatsi kiruta inzu. Hano mu Baheburayo hari amagambo ahari. Abaheburayo ibice 3, turareba umurongo waho wa mbere. Aravuga hati nicyo gituma bene data bera, mwebwe abafatanije guhamagarwa kuva mu ijuru, mukwiriye gutekereza Yesu ari we ntumwa n'umutambyi mukuru w'ibyo twizera tukabyatura, ukiranukira yamutoranije nk'uko Mose yakiranukaga mu nzu yayo hose. Kuko Yesu yatekereje ko akwiriye guhabwa icubahiro kirusha icya Mose, kuko icubahiro cy'umwubatsi kiruta icy'inzu. Yashatse gusobanura ko inzu tubamo zigira akamaro, ariko hano umwanditsi w'Abaheburayo asobanura ko uwubatse inzu aruta ya nzu, kuko ya nzu yubatswe n'umuntu yasaza, ariko wa wundi wubatse inzu akubaka nyinshi. Nizo mpamvu Kristo aruta Mose, akwiriye guhabwa icubahiro kiruta icya Mose, ngo nk'uko icubahiro cy'umwubatsi cyaruta icy'inzu. Mose rero ntabwo abashije gutunganya abantu, yarabayoboye abakura mu gihugu cya Egiputa. Ubwe ntiyageze i Kanani, ariko abayoboye bagera i Kanani. Abari bavuye mu Egiputa bashirira mu butayu kubwo kutumvira. Noneho rero haza kurokoka babiri, uwitwa Yosuwa na Kalebu, n'abavukiye mu butayu bose abaribo bagera mu gihugu cy'isezerano. Ubuntu bwa Yesu Kristo rero nibwo budutsindishiriza. Ntabwo abantu babashe gukiranuka barebeye ku itegeko, kuko itegeko ntabwo ryahabwa abakiranutsi. Abantu bavuye mu byaha ntabwo baba bagitwarwa n'amategeko. Yesu Kristo aje rero asanga abantu bagiye kumarana. Hariya noneho muri Yohana igice cya 5 ku murongo wa 14 amaze gutegeka, uturutse ku murongo wa 8 havuga ngo abwira uwari ukize ari ku munsi w'isabato ngo haguruka wikorere uri bwawe. Yarazi ko Abayuda bagendera ku mategeko, yarazi ko kizira kugira ngo umuntu yikorere ku isabato, ariko aravuga ati njyewe ndagutegetse urakize, nicyo cyari ingenzi. Witaha ngo uzagaruke gushikira uburiri bwawe isabato ishize. Niko Abayuda bari bategereje kubyumva. Ahubwo Yesu aravuga ngo ndategetse, icy'ingenzi kwari kugira ngo ukire. Haguruka wikorere uburiri bwawe wigendere nubwo ari ku isabato. Abayuda batangira kwivovota, bivovotera uwari ukijijwe, ariko none arababwira ati uwankijije maze imyaka 38 ndwaye, niwe wantegetse ngo nikorere uburiri bwanjye, kuko nabanye namwe iyo myaka yose 38 mwari mufite amategeko, ntabwo mwankijije. Twarabanye igihe kirekire, mwari muzi uburwayi bwanjye kandi mbavukamo, ariko haje umuntu aravuga ati haguruka wikorere uburiri bwawe wigendere. Ntabwo ari we nari gutenguha, nizo mpamvu ndamwubashe nkabwikorera nkagenda. Baramubaza ati uwo muntu ninde? Ijambo ry'Imana avuga ngo Yesu yari yigendeye, hari abantu benshi, ariko hanyuma wa muntu wakize abona Yesu mu rusengero. Yesu amubonye mu rusengero aramubwira ati dore rero wabaye muzima, ntukongere gukora icyaha utazabona ishano riruta irya mbere. Asubirayo abwira Abayuda ati ni Yesu burya wankijije. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nicyo cyatumaga Abayuda bashaka Yesu kugira ngo bamwice,
kuko ngo uretse gukora bene ibyo ku isabato ngo ahubwo aho yita n'umwana w'Imana ngo akigereranya nayo, bisobanura ngo icyatumye Yesu azirura isabato ni iki? Byanditswe muri Yohana igice cya 5:18. Ni iki cyatumye Yesu ayizirura? Nuko abantu bari bagiye gushirira mu rupfu bitewe nuko uwakoraga barikaga bati mumwice, undi yakora bakikanga bati mumwice, undi yakwica itegeko bati mumwice, kuko rya tegeko ryaraje ahubwo kugira ngo rikure y'ibyaha rituma icyaha kigira imbaraga, ntiryatuma umuntu yinonosora. Narizo mpamvu ari mu Baheburayo ibice 7:11 avuga ngo yabaye gutunganwa kuba kwarazanywe na bwa butambyi bw'abari bwatangwaga mu isezerano rya kera, ntabwo hazaga kuba ngombwa ngo haze undi mutambyi uza mu buryo bwa Melikisedeki utavugwa ko ari mu buryo bwa Aroni. Haravuga ngo ubutambyi bw'isezerano rya kera bwarahindutse n'itegeko rigiye guhinduka, ariko kuko icyaha cyahoze itegeko rimaze kuza, aho kugira ngo rikureho ibyaha ahubwo ryabihaye imbaraga. Itegeko ryahaye icyaha imbaraga kuko ryakoreshejwe kugira ngo ryice abanyabyaha, kandi noneho rero abantu bose ijambo ry'Imana rivuga ngo bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Itegeko riza rigiye rimara abanyabyaha, ariko Yesu Kristo azaje gucungura umunyabyaha kugira ngo abambwe mu cyimbo cy'uwo munyabyaha. Narizo mpamvu hariya mu Bakorinto ba 2 ibice 5:17 kugeza 21 aravuga ngo umuntu wese uri muri Kristo Yesu noneho avuye mu mategeko ahinduka icaremwe gisha, ibya kera bikaba bishize, ibimugaragaraho byose bikaba bisha. Ariko ijambo ry'Imana avuga ngo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo Yesu, noneho rero akadusigira ijambo ry'umwuzuro kugira ngo twunge abazimiye n'Imana kuko turi mu cyimbo cya Kristo. Ijambo ry'Imana avuga ngo noneho ndabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo babandi bazimiye biyunge n'Imana, kuko Yesu Kristo ntabwo yakoze icyaha, ariko Mose yari umunyabyaha, nizo mpamvu atabashije gucungura. Yesu rero utarakoze icyaha akikorera ibyaha by'abanyabyaha akabibambanywa ku giti, nicyo cyatumye abanyabyaha bagaragara ko ari abakiranutsi. Utarigeze ukora icyaha Imana imuhindura kuba icyaha kugira ngo abari abanyabyaha ku bwabo banyabyaha bahinduke ku gukiranuka kw'Imana, noneho Yesu Kristo azane gutungana kwiteka. Urakoze pasiteri ko urimo uvuye ku gice cya 5 mu gihe cy'amategeko. Turi mu gihe cy'ubuntu. Iki gihe cy'ubuntu kirimo inyigisho nyinshi. Hari abantu bavuga ati mu gihe cy'ubuntu ati byararangiye, ubivuga he muri iki gihe cy'ubuntu? Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto ziva mu bikorwa, ntabwo umuntu akora imirimo ngo akiranurwe nayo. Ni ukuvuga ngo gukiranuka ntabwo kuva ku mirimo wakoze, ahubwo kwizera niko kugutsindishiriza. Ariko kwizera iyo kuvuye ku Mana kubyara imirimo. Ni ukuvuga ngo ntabwo imirimo ariyo bareberaho ko turi abakristo, ahubwo ariko iyo ufite kwizera k'ukuri kuva ku Mana bituma ukora imirimo myiza ubiheshejwe na kwa kwizera. Nizo mpamvu hari amategeko ategekwa n'imirimo, hakaba n'amategeko yo kwizera. Aya mategeko yo kwizera wayavuga n'ayategekwa n'imirimo? Ni ukuvuga ngo iyo wizeye ukora ibyiza, kuko Aburahamu ntabwo yatsindishirijwe no kwizera, ariko kwa kwizera kwe kugaragara ko ari ukuri yemeye gutanga igitambo cy'umwana w'ikinege Isaka. Noneho baravuga ngo kwa kwizera kwa Aburahamu koko ni intwari y'abizera, kuko ikivuye muri kwa kwizera ari kizima. Ariko iyo atamba wa mwana atizeye ntabwo yari guhamya neza ko ari umukiranutsi, kuko Kayini na Abeli baratuye. Umuntu wese yatuye icyo afite, ntabwo ari ukuvuga ngo Abeli yatuye byinshi kurusha Kayini. Ariko kwizera kwa Abeli ijambo ry'Imana riravuga mu Baheburayo guturuka ku gice cya 11 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6, haravuga ngo kwizera niko kwatumye Abeli atura ituro ryiza kuruta irya Kayini.
kandi kwizera niko kwatumye Imana yitegereza ituro rya Abeli neza kuruta irya Kayini. Bisobanura ngo nubwo bose batanze, ariko imirimo ya Abeli yaturutse mu kwizera, iya Kayini yari ivunanye ariko idaturutse mu kwizera. Ni ukuvuga ngo habanza kwizera ugakora, ariko yabanje gukora ukizera nyuma ntabwo byagutsindishiriza, ahubwo umuntu atsindishirizwa no kwizera. Nizo mpamvu babyita ubuntu. Nico gituma babyita ubuntu. Nuko batarebera ku mirimo, ariko kwa kwizera kukazabyara imirimo nyuma. Ni ukuvuga ngo turangije igice cya gatanu cy'igihe twayoborwa n'amategeko, ubu turi mu gihe cy'ubuntu. Iki gihe cy'ubuntu abantu bateze amatwi gusenga everyday bagomba kumenya ngo se iki gihe cy'ubuntu kimeze gute, tubayeho dute, dukwiriye kubaho dute. Yego. Kuko umugambi w'Imana ni uwo guhembura. Yego. Kugira ngo umuntu agere ku gukiranuka, ariko abantu bakomeje kunanirana. Nizo mpamvu hari urubanza. Ni ukuvuga ngo igihano cy'Imana ku bakoze ibyaha ntaho cigeze gisibanganya imbabazi zayo, ariko imbabazi zayo nazo ntabwo zigeze zikuraho urubanza. Wakomeza. Kuko imbabazi z'Imana zitigeze zikuraho urubanza. Nizo mpamvu hari urubanza rwateguriwe abanyabyaha, kuko Imana izi ko abantu batazumvira kandi bagomba gushobora guhitamo bakamenya ukuri, bagakizwa bakamenya ukuri. Ariko abantu banze gukizwa ngo bamenye ukuri. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko banze gukizwa ngo bamenye ukuri, mu gihe cy'imperuka, mu gihe cy'imikorere ya Antikristo, ijambo ry'Imana ngo kuko rizaza mu buryo bw'amayoberane, ngo nizo mpamvu Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye kugira ngo barusheho kwizera ibinyoma, bikururiye kurimbuka kwabo, kuko banze kwizera ngo bamenye ukuri. Abantu baranze ubuntu. Rero dutsindishirizwa n'ubuntu, Imana ibiduhereye ubusa. Kuko muri Tito igice cya 3:4, Tito igice cya 3:4 kugeza kwa 5, haravuga ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu bibonetse iradukiza, itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo. Noneho idukirisha kuhagirwa, niko kubyarwa ubwa kabiri, ikaduhindura basha ku mbaraga z'umwuka wera. Ni ukuvuga ngo kuba icyaremwe gisha ni ubuntu bw'Imana. Imbaraga z'Imana rero zitugira ibyaremwe bisha, nizo zidutsindishiriza. N'amategeko yaraho gushora abantu mu buhenebere. Ese amategeko yavuyeho? Twavuze ko atavuyeho, ahubwo amategeko yasohore muri Kristo Yesu. Yesu noneho umwami w'amategeko. Ubwo Yesu ni umwami w'amategeko, Yesu ni umwami w'isabato. Uruhuka by'ukuri aruhukira muri Kristo Yesu, ntabwo aruhukira mu mirimo y'amaboko, ahubwo aruhukira muri Kristo Yesu. Nizo mpamvu Yesu yavuze ngo amategeko yaheze mu nzira, nzanwa no kuyasohoza, ntazanwe no kuyakuraho, kuko ndi mukuru wa Mose, naje gukora ibyo Mose atashoboye gukora. None se pasite, ubuntu ni iki? Ubuntu ni iki? Icyo uherewe ubusa, ni icyo uherewe ubusa, nta kindi. Ni ukuvuga ngo agakiza twagaherewe ubusa. Agakiza twagaherewe ubuntu, noneho rero kabyara imirimo myiza muri twe. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo kugira ngo umuntu w'Imana agaragare ko ashitse, noneho gukora imirimo myiza iyo amaze gushika yaherewe umuntu, noneho nawe abarekonesa. Ni ukuvuga nawe agaragaza nyine ko akijijwe. Kandi iyo Imana itugiriye neza tugatsindishirizwa n'ubuntu, natwe tubugirira abandi. Kugirira abandi rero ubuntu ni ukubagirira neza, ntabwo twe dutanga ubugingo. Yesu Kristo atugiriye ubuntu kuduha ubugingo buhoraho, ariko natwe abo tubana nabo tubagirira neza, bikagaragara ko tubahereye ubuntu iyo bataguze. Ikibazo, ese pasiteri, ubu turi mu gihe cy'ubuntu. Iki gihe cy'ubuntu, abantu tubayeho muri iki gihe cy'ubuntu n'ababaye mu gihe cy'amategeko dutandukaniye? Aho bitandukaniye ni uko itegeko ryicaga. Biratandukanye cyane. Bareberaga ku nyugute, ku ijambo ry'Imana rivuga ngo inyugute irica. Inyugute irica. Mu Bakorinto ba kabiri ibice 3:6 bavuga ngo inyugute irica, ariko imbabazi zo muri Yesu zirakiza. Ni ukuvuga ngo bajaga gukora ibyo gukiranuka bakarebera ku bisate by'amabuye. Bamara kurebera ku bisate by'amabuye bakareba icyo barakora n'icyo barareka. Bakurikiza ibisate by'amabuye, imirimo bakoze ikabananira kuko yabagigengwa n'amategeko. Ariko Yesu Kristo ntareba imbaraga zacu dufite, ahubwo areba kwemera k'umutima.
ijambo ry'Imana avuga ngo mu ntege nke zacu aradufasha. tubize ko amategeko ico gihe uwayakora amategeko waricwa. None se muri iki gihe cy'ubuntu, nta bantu bacitwaza ko ari igihe cy'ubuntu, iyo twakora byose ko twabibabariwe ko ari igihe cy'ubuntu. Ntabwo uwubahirizaga amategeko yicwaga, ahubwo uwicaga amategeko niwe wicwaga. Uwicaga itegeko yaricwaga, kuko itegeko ribereho guca urubanza. Ariko muri Yesu Kristo ntabwo ariko biri, ni ubuntu bw'Imana. Bwa buntu bw'Imana rero uwemeye wese akemera Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi, arababarirwa iyo amwemeye. Imana itarebye uburemere bw'icyaha yakoze, Imana itarebye umubare w'ibyaha yakoze, ahubwo irebye umutima wumvira. Hari abantu rero bakoresha iby'isezerano rya kera bakabikoresha mu gihe cy'ubuntu, barahari nk'uko wabivuze. Umuntu akaza akavuga ati guhora kuremeye, kuko ijambo ry'Imana mu Kuva ibice 21:22 haravuga ngo ijisho rihorerwa irindi, iryinyo rihorerwa irindi, umubyimba uhorerwe undi, ubushe buhorerwe ubundi. Noneho rero akaza akabikoresha mu gihe cy'ubuntu. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo guhora ni uko Uwiteka niwe witura, Uwiteka niwe uhana, Uwiteka niwe ubabarira. Ni ukuvuga ngo guhora si uko abantu, ahubwo guhora ni uko Uwiteka nawe akabikora yifashishije amategeko, kandi akabikora mu gihe cy'ubuntu. Nizo mpamvu abantu bakwiriye kwiga biriya bihe birindwi, bakamenya ngo igihe cya mbere cyari gikwiriye gukorwa mu iki. Navuze ibyari bikwiriye gukorwa mu gihe cy'ubuziranenge bitongeye kubaho. Kijambo rivuga ngo mubyare mwororoke mwuzirisi, iryo ryari igihe cy'ubuziranenge. Ntabwo ryari igihe cy'umutimanama. Mu gihe cy'umutimanama hari haje urupfu, hari haje ubugumba. Ntabwo byari gushoboka ngo abantu bose babyare bororoke, kuko cyari kibaye ikindi gihe kizajya impinduka. Igihe cy'ubutegetsi bw'abantu nacyo gifite amategeko yacu, igihe cy'amasezerano nacyo gifite ibyacu, igihe cy'amategeko nacyo kikagira ibyabyo. Iryisho rihorerwa irindi, iryinyo rihorerwa irindi, umubyimba uhorerwa undi, byari igihe cy'amategeko nyine, kandi byemewe n'Imana. Ariko Yesu Kristo azanye ubuntu, avuga ko abo bantu bose bakoze ibyaha yemera kubyikorera aritanga, kuko bitabashije gutunganya umwana w'umuntu ngo bimuheshe gukiranuka. Mu Bagalatiya niko havuga ibice 3:23. Haravuga ngo kwizera kutaraza twari turiho dutwarwa n'amategeko. Amategeko rero atubera pedagoge, umushorera wo kutugeza kuri Kristo Yesu. None amaze kutugeza kuri Kristo Yesu, kwari kugira ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kumaze kuza ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera w'amategeko, ubwo tuba tugeze kuri Kristo Yesu. Noneho rero umwana w'umuntu agira imbabazi, kuko imbabazi ziruta rwa rubanza rw'amategeko ngo zikarwishimba hejuru. Izo mpamvu bavuze ibyo. Iki gihe rero cy'ubuntu rero tucitwaramo gute, kimeze gute igihe cy'ubuntu? Igihe cy'ubuntu noneho rero icyo tugomba gukora ni ukubaha Imana. Igihe cy'ubuntu kirangwa no kubaha Imana. Igihe cy'ubuntu kirangwa n'imbabazi. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Umuntu utagira imbabazi nawe ntazabarirwa mu rubanza. Ni imbabazi ziri muri Yesu Kristo. Abera b'Imana, abemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi, bagomba kurangwa n'imbabazi, kuko n'Imana yatubabariye twari dukwiriye kurimbuka, natwe dukwiye kurangwa n'imbabazi. Kandi Petero yabibajije Yesu, aravuga ati ko abantu baguhemukira ukabababarira tugeze kangahe? Ahari tuzababarira abantu tugeze 7. Yesu aravuga atoya, ntabwo mbuze 7, ngo 7 ka 70 bisobanura ngo ni ukubabarira ibihe bidashira. Turi mu gihe cya gatandatu, kuko twagiye tubona yuko ibi bihe birindwi Imana yageneye isi, igihe kimwe cyagiye kivaho hakaza ikindi. Ubu turi mu gihe cy'ubuntu, ari igihe cya gatandatu. Ese iki gihe cya gatandatu kirafite igihe abantu bateze amatwi gusenga everyday. Benshi bazi yuko turi mu gihe cy'ubuntu, benshi barabizi ibyo, nta muntu atabizi ko turi mu gihe cy'ubuntu. Ariko igihe cy'ubuntu kirafite limite. Igihe cy'ubuntu kizagarukira ku ngoma y'imyaka 1000. Kandi ubwo buntu twahawe, Bibiliya ivuga ko bamwe babuherewe gupfa ubusa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwe guhererwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Dusomye hano mu Bakorinto ba 2 ibice 6, twumva uko havuga 6. Abakorinto ba 2 aravuga ngo kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Urakoreshwa, Imana ibiguhera ubuntu ikavuga ngo ngaho genda ukoresha ubwo buntu.
imana yacu dusange twe guhebwa ubuntu bw'imana gupfa ubusa, ahubwo duhebwa ubuntu bw'imana kubukoresha kugira ngo natwe tugirire abandi iby'ubuntu. urakoze. Twenda tugera ku musozo pasiteri, wagira inama, hari icyo wakongeraho? Icyo nakongeraho ni uko abantu benshi bavuga ko iyo umuntu atsindishirizwe n'ubuntu ntaco aba asabwa gukora. Yashaka akaba umugome, yashaka akaba umwicanyi, kuko imana yemeye gutanga Yesu Kristo ngo abe igitambo c'iteka, kandi Yesu agapfira abantu bose, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi bose bituma itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu Kristo ahindukiye igitambo c'iteka, bavuga ngo nta kindi basabwa. Oya, ubuntu duhawe tugomba kubukoresha ntitubupfushe ubusa. Nizo za mbuto ziranga bihanye, nizo bavuga za mbuto ni imirimo yo gukiranuka dukora, ariko tukayikora nyuma yo guhabwa ubuntu. Ntabwo twayikoze ngo Imana ibone kuduha ubwo buntu. Ntabwo Imana yatanze Yesu Kristo kugira ngo abambwe kuko twakoze ibyiza, ariko tumaze guhabwa Yesu Kristo kugira ngo abambwe ku bwacu, bisagira ngo bwa buntu duhawe twe kubupfusha ubusa noneho dukora ibyiza. Imana iguhumugisha pasiteri, urakoze. Tubwira abantu muteze gusenga, mukurikira gusenga everyday, tubabwira ngo mukomeze mukurikirane gusenga everyday, n'ibiganiro byacu mugende mubigeza ku bandi, kuko ni inyigisho nziza cyane utashobora kubona ahandi. Imana iguhe umugisha naho ubutaha.